umwanzi yagiye kugutera ikintu cya mbere azazimya mu mutima wawe ni igicaniro cy'amasengesho. Haleluya. Ntushobora gukonja mu kwizera, ntushobora gutakaza ibyiringiro ngo bitakaze rwose igihe akariro k'amasengesho kakikurimo. Ariko umwanzi arabizi niho ahera, akabanza akazimya akariro k'amasengesho muri wowe, hanyuma ubwoba bw'ibihe bukagusanga, ingorane zikagufata, ukagenda unanirwa kimwe n'abandi. Ariko Imana ishimwe ko Mwuka Wera, haleluya, asengera muri twebwe niyo tutazi uko dukwiriye gusenga. Imana ishimwe cyane. N'igihe utazi icyo gukora, n'igihe utazi icyo gusengera, njya ganira nabera akavuga ati ndumva amagambo yarashize, ndumva ntazi icyo kuvuga, ariko reka mbabwire ko gusenga atari ukumenya icyo kuvuga. Haleluya. N'igihe utazi icyo kuvuga, n'igihe utazi icyo gusengera, kuko ari urusobe rw'ibintu bisobekeranye byavanze, nabwo ukwiriye kugira gute? Ukwiriye kwishyira Imana mu gusenga. Ukavuga uti naje, amagambo yarakamye ahari hose, sinzi n'icyo kuvuga ariko naje, ndambaraye imbere yawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imbaraga z'ibihe byose ndabihamya ko ubundi turazizi, mu magambo turabizi, ndetse dufite n'ibihamya byinshi bibyo twakuye mu gusenga. Haleluya. Hari umuntu uzi bikomeye yaba yaraherewe mu mwanya wo gusenga? Hari umuntu ubifite? Imana ishimwe cyane. Ijwi ry'Imana twagiye turyumva, tuzi byinshi twagiye dukura mu nama z'Uwiteka. Haleluya. Imbaraga z'amasengesho ntizigereranywa, ni intwaro itajya inanirwa. Imana ishimwe cyane. Kandi aho bibera byiza nuko yaba muto, yaba uwize, yaba utarize, wese yasenga bikagira gute? Bigakunda. Imana nishimwe. Hanyuma amasengesho yacu ntabwo agaragara, ariko asohoza ibigaragara. Cyangwa akagira umuntu nyumva. Haleluya. Ntagaragara, yewe nta nubwo twahamagariwe gusenga nk'abifotoza. Icyakora dushobora gusenga nk'abifotoza, ariko imitima yacu itifotoza kugira ngo tubikangurire abandi. Muranyumva nshuti z'Imana? Amen. Amasengesho yacu rero ubundi ntagaragara mu bifatika. Urasenga ukagenda wenda icyo wasengeye utagihawe uwo munsi, gishobora no kumara igihe kinini utaragihabwa, ariko ajya asohoza ibigaragara bikambara umubiri. Turabibona, dufite ubuhamya bwinshi muri Bibiliya by'ibintu byagiye bikurwaho cyangwa se bihindurwa no gusenga. Ikindi kintu cyiza, amasengesho yaactivatinga cyangwa se akabyutsa gukora kw'abamarayika, ya myuka ishinzwe gukorera abazaragwa agakiza. Haleluya. Mu Baheburayo 1:14 iri jambo turarizi bamwe ab'inshuti za Bibiliya buke buke. Mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 14 haravuga ngo mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera? Ni imyuka ikorera Imana, ariko igatumwa gukora umurimo wo gufasha twebwe abazagira gute? Abazaragwa agakiza. Haleluya. Burya ufite abantu bagukorera batabonwa n'amaso, kuko hari igihe presence y'abadayimoni n'abarozi iba nyinshi muri twebwe, tukamenya ko abarozi batuzengurutse, tukamenya ko ibitero bituzengurutse, ariko tukibagirwa izindi mbaraga ziturwanirira. Haleluya. Zikorera Imana, umuremyi w'ijuru n'isi. Abamarayika batacumuye ngo ni imyuka ikorera Imana, itumwa gukora umurimo wo gufasha twebwe abazaragwa agakiza. Haleluya. Burya mu rugendo rwo kubaha Imana, gusohoza icyo Imana yakuremeye, burya nturi wenyine. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Murabyibuka Yeriko? Murabyibuka amakuru y'Yeriko? Murebe hano abantu barimo kureba ku ruhande. Haleluya. Muribuka amakuru y'Yeriko? Muribuka umugabo w'Imana Yosuwa ahura na marayika umeze nk'umusirikare, akamubaza ngo wowe uri uwo mubaye? Ese uri mu baturwanya cyangwa uri ku ruhande rwacu? Akamubwira ko nta ruhande na rumwe arimo, ahubwo aje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Haleluya. Nkuko mubizi umugaba ntajya agenda ari wenyine, iteka umugaba bafite izindi ngabo nyinshi tutazi umubare wayo. Nukuvuga ngo ku rugamba rw'Iyeriko rwasaga nk'ubuswa no kubaha Imana no kuzenguruka inkuta batavuga n'ibindi no kuvuza amakondera ku munsi wa 7, ariko hari izindi ngabo z'Uwiteka zitaboneshwa amaso asanzwe. Haleluya. Ntekereza ko Imana yemeye kuriya mu generali wavuye mu ijuru Yosuwa mubona, kugira ngo Yosuwa ashire ubwoba, amenye ko atari wenyine, ariko ubundi duhorana nazo. Haleluya. Dufite ingabo ibihumbi zishinzwe kudukorera, ariko noneho ziba activated, zikora kubwo gusenga. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko gusenga batabyiga mu ishuri, Imana ishimwe ko gusenga babyiga barimo kubikora. Haleluya. Hatazagira rero umuntu uvuga ngo wowe ntiwize, ngo wowe ntiwagize gutya, babyiga barimo kubikora. Imana nishimwe. Haleluya. Mu byakozwe n'intumwa 12:5-7, icya mu mutima wawe ukihangana ukumva icyo umwuka akubwira, hanyuma akariro k'amasengesho kakagaruka mu mutima wawe. Haleluya. Ibyakozwe n'intumwa 12:5-7, 5 kugeza kuri 7, ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe. Petero agira gute? Muri make birakomera.
nkuko bijya bikomera, nkuko bikomeye no muri iyi minsi. Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Ubundi ibyago n'amakuba n'akajagari katwegereye gakwiriye kudutera gutabaza Uwiteka. Si igihe cyo kuryama no kwiyorosa, si igihe cyo gushoberwa, ni igihe cyo kugira umwete wo gusaba Imana. Ngo ariko abitorero, Petero araboshwe nakunde wari bubigenze, ariko abasigaye inyuma, abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Kandi no muri gereza umuntu yafunga ingingo zawe, yafunga amaguru yawe, yafunga amaboko yawe, ibyago byakora ku mubiri wawe, ariko nta kintu cyabuza umwuka wawe gusenga. Haleluya. Ni wowe wenyine wacogora ukarekeraho gusenga, ariko ubundi nta muntu ushobora kuzirika isengesho ryawe. Kaduha Imana icyubahiro. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari bumusohore, bisa nk'ibirangiye, urupfu rusa nk'urwabaye deklare, nta kintu kigaragara ko cyakiza Petero. Mwibuke ko umuvandimwe Yakobo nawe yari yagiye yapfuye. Ngo Herode araye ari bumusohore, iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri, aboheshejwe iminyururu ibiri. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzira. Muribuka Abaheburayo 1:14? Abamarayika bose ni imyuka iyikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza. Abitorero nta mbaraga zigera muri gereza bari bafite. Haleluya, haleluya. Nta kimenyane cyari bubinjize muri gereza ngo bajye kuvuganira Petero. Ariko iyo dusenze hamanuka izindi mbaraga zidasaba uruhushya rwa leta, zidasaba uruhushya polisi, zidasaba uruhushya ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Murumva bari mu maboko yababayoboraga icyo gihe. Imana ishimwe cyane. Ariko iyo dusenze hamanuka izindi mbaraga zidasaba uruhushya, zidasaba ifunguzo, zidasaba kuvugirwa no kugererwayo. Bera b'Imana mwarise tugasenga. Haleluya. Araye ari bumusohore, Petero asinziriye hagati y'abasirikare babiri. Aba bantu yari buzabacike gute uretse intervention ivuye mu ijuru, kuko itorero ryasenze. Ngo aboheshejwe iminyururu ibiri, abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nta hantu, nta makiriro, bizagaragara ko nta hantu na hamwe bizaca. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, haleluya, agera muri gereza mw'imbere, urugi rukinze, abarinzi bahari, bigaragara ko bitashoboka. Nuko marayika w'Umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Nshuti z'Imana, haleluya. Umwanzi yifuza ko dusigarana za porogaramu na za gahunda. Umwanzi yifuza ko dushobora no kuvuga ijambo ry'Imana ritagira imbaraga, dushobora no kuririmba indirimbo abantu batasenze, dushobora no guterana ariko tutajya dusenga, kuko azi imbaraga zo gusenga. Haleluya. Ashobora kutagira imbaraga zitubuza ibikorwa byiza, ariko ibikorwa byiza n'abatizera Imana barabigira. Ariko azi imbaraga ziba mu gusenga. Niyo mpamvu abushyira ururimi rwawe, akaboha agatima kawe, twatangaza ibyo kwiriza no gusenga, ukajya wumva. Nako sinzi icyo wumva, nangiye kubeshya icyo wumva, ariko ntacyo nzi. Ni iki gituma udasenga? Gusenga ni urugamba rwo mu mwuka. Umwanzi aradutsikamira kugira ngo niyo tubishaka tubinanirwe. Birasaba umuntu witanga, birasaba umuntu uri bwambaze, uri buhamagare kubaho k'Umwuka Wera kugira ngo amushoboze. Haleluya. Ariko abitorero bagize imbaraga zo gusenga, hakoreka ibitashoboka muri karemano. Muranyumva nshuti z'Imana. Tugiye inyuma gatoya mu byakozwe n'intumwa igice cya 16. Abandi bakozi b'Imana bafunzwe kimwe nk'uko Petero yarafunzwe, noneho bo ubwabo bahagurutse gusenga. Ndifuza ko wamenya abo dusengera bigira icyo bibakoraho, no kwisengera kwacu bigira icyo bikora. Hari igihe umuntu asengera umuntu cyangwa agasengera abantu cyangwa agasengera ibintu, akajya yibwira ko bidashobora gukoreka kuko uriya muntu atari mwasenga. Ariko hano turabona ko Petero yari asinziriye. Sinzi icyo yari asinziranye, sinzi uko mu mutima yari ameze, ariko abitorero baramusengeye bigira icyo bikora. Noneho aha ngaha turabona abandi bagabo bafunzwe, ariko bo noneho bafunzwe barimo no gusenga. Mu byakozwe n'intumwa 16 23. Muribuka ko bari bazize kuvuga ubutumwa bwiza, bari bazize kubohora wa mukobwa waragurishwaga n'umwuka mubi. Haleluya, haleluya. Yemwe abakunda kumva umuntu wababwiye ibyabo ngo yambwiye ibyanjye byose. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka kano ngacishemo gakeya mugaruke. Nta muntu udakunda umuntu umubwira ibintu wibwiraga ko umuntu atarabizi, sibyo?
wumva ko Imana igiye kuguhishurira ibihishwe, Imana ikuzi kuntu, ariko ukwiriye kumekinga sure umwuka uvugisha umuntu wakubwiye ibyo utaruzi. Reka njyeho nari nateganyije ibyakozwe no 16 murongo wa 16 na 17 ngo bukeye tujya aho basengera duhura n'umuja ugira gute, uragura, utewe na dayimoni. Yaragurishaga iki? Dayimoni. Ariko muze mwumve message ivamo, irakijijwe, iranogereje, ariko inkomoko yayo ni umwanda. Bukeye tujya aho basengera duhura n'umuja uragura, utewe na dayimoni. Yungukiraga bashebuja cyane n'ingemo. No kuvuga ngo abakiragihe nabo bakundaga kumenya ibyo bintu. Rimwe na rimwe ubuhanuzi ni bwiza, ariko rimwe na rimwe tujya kubushakisha dusunditswe n'imyuka y'ubupfumu yagiye twikira ibirere byacu mu myaka myinshi. 17 nguwo uwo mukobwa akurikira Paulo, turi mu byakozwe n'intumwa. Uwo akurikira Paulo natwe arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Yababwiye ngo iki? Haleluya, haleluya. Ibintu ababwiye ni bibi, ibintu ababwiye ni ikinyoma. Message ni ukuri, ariko inkomoko si iki? Si ukuri. Inkomoko si y'Imana. Cyama tugashaka Imana. Imana iravuga, Imana yavugana nawe, Imana yakwigisha, ugakurira mu gakiza, ukabasha kumenya iby'ukuri n'ibitari iby'ukuri. Umva uko abakurikira. Ku 16 watubwiye ngo numuja uragura, utewe na dayimoni. Ni gute umuntu utewe na dayimoni avuga ino message? Nuko ibi bintu bibaho. Nukuvuga ngo isi y'ibihishwe ikinguriwe ubwami bw'umucyo, ariho hari umwuka w'Imana, inakinguriwe ubwami bw'umwijima. Isi y'ibihishwe twita isi y'umwuka yakingurirwa ukoresha imbaraga z'umwijima, nkuko yakingurirwa ukoresha imbaraga z'umucyo uyobowe n'umwuka wera. Ubimenya rero nutinda ku birenge bya Yesu, akemera kwigishwa ijambo ry'Imana kuva kuryo hasi gukomeza ni uzamenya gutandukanya cyavugishije umuntu icyo ari cyo. Haleluya, haleluya. Aravuga avugishijwe na dayimoni, ariko message yasohotse irasa nkaho ari nziza. Arimo aravuga ngo aba bantu muri make, arimo arakorera publicity abavuga butumwa byakabaye ari byiza. Aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Ngo iminsi myinshi agumya kubigenza atyo, ariko Paulo abonye ko amurembeje arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Bashebuja babonye yuko nta ndamu bakimutezeho, bafata Paulo na Sila barabakurubana, babajyana no mu iguriro ku batware, babashyira abacamanza bati, aba bayuda bahagarika imitima cyane yabo mu mudugudu wacu, kandi bigisha ibigenzo tuzira kwemera cyangwa kwikorera, kuko turi abaroma. Mwumvise inkomoko yo kujyanwa muri gereza? Haleluya. Reka tugaruka aho twari turi. Cyangwa umutima wo kagirira Imana inyota, icyama nutungwe gusa n'ibyavuzwe n'abandi. Ngo bamaze kubakubita, twagarutse ku murongo 23, ngo bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane cyane, nta mikino iri hano hano. Nawe ategetswe atyo, abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Paulo na Sila bagira gute? Barasenga. Haleluya. Amaguru ari mu mbago, ingorane ni ingorane, ibisebe ni ibisebe, gutabwa no gutabwa, ni mu gicuku cy'ubuzima. Imana ishimwe ko yadusigiye inzira yo gusenga. Haleluya. Ibyakurusha ibyo ari byo byose, icyamabera tukagaruka ku mbaraga zacu. Umurinzi yategetswe abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ngo ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi. Haleluya. Ndatekereza ko ya myuka ishinzwe gukora abazaragwa agakiza ari bo bamarayika yamanutse ikangegageza gereza, ikavuga ngo hari abantu batagira gute, badafungwa ngo bahereyo. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Hari abantu utafungirana ngo bikunde, kuko basobanukiwe imbaraga z'ibihe byose zitwa kugira gute, gusenga. Mwanzi yanyazitorera, turi mu magambo. Mana tugarukeho, Mwuka wera tugaruke. Ngarukaho nanjye uvuga, garuka ku bahungu n'abakobwa bakwizeye, utugarure intwari itorero twatakaje. Birya biganiro byose by'ipfabusa tuvuga tubihinduyemo gusenga, twagarukira kuri
uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatire z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana ko batigeze batwereka isengesho basenze, kuko uyu munsi twari kuba ari ryo dusubiramo. Haleluya. Imana yasize inzira ifunguye kugira ngo umutima wubwire Imana bigendanye n'igihe uhagazemo. Habaho iminsi yo gushima, habaho iminsi yo kurira, habaho iminsi yo gusaba, habaho iminsi yo kwinginga. Haleluya. Habaho kwihana, ubundi kwihana nibyo bibanziriza ibindi byose. Iyo wumva watandukiriye, iyo wumva wababaje umutima w'Imana, iyo wumva inzira urimo zitandukanye n'izo Uwiteka yari yarakugeneye, uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, ifatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Amasengesho ateruye abantu bari imbohe batari bafite ijambo, ahita bashyira hejuru y'uwababoshye. Muribuka ko wamurinda gereza yagize ubwoba ngo akenda kwitera inkota, bakamubwira ngo humura. Haleluya. Gusenga kuzaduhesha no gutunga umutima nk'uwa Kristo. Kaduha Imana icyubahiro. Gusenga kuzamenagura kamere yacu. Ubundi baravuga ati reka yitera icyuma kwanza akome yumve, n'ubundi bari baturenganyije. Ariko bavuza ngo bavuga ijwi rirenga bavuga ngo wikwigirira nabi. Imbohe twese turi hano. Amaze kubona ibiba, amasengesho azatuma abantu bamenya Imana yacu. Imana yacu irasuzuguritse, ibihe birakubaza ngo Imana yawe iri hehe, ariko nukomeza gusenga uzagira imbaraga z'ibihe byose. Haleluya. Murabizi ko uyu mugabo yabatijwe nabo mu rugo rwe bose. Ibintu bikomotse hehe? Mu masengesho y'abantu babiri baboshye amaguru, baboshye amaboko, nta byiringiro byo gutabarwa, bafunzwe na leta ikomeye y'Abaroma, idafite imikino, idashaka akajagari mu migi yabo. Kaduha Imana icyubahiro. Ufite umunwa ubasha kuvuga, ibyo birahagije. Nta yindi ntwaro twahawe. Reka turebe mu Bikorinto ba kabiri 10 kane kugeza kuri 5. Abikorinto ba kabiri 10 kane kugeza kuri 5. Mwuka wera garura ishyaka mu mitima yacu, utwigishe utwibutse iby'agaciro twahawe, ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu. Intwaro z'abantu murazizi? Ninde uzamvuganira? Ninde uzangererayo? Ninde uzabambwirira? Ninde kwakwirwanaho? Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, sizi ikimenyane, sizo kwirwanaho. Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, size amafaranga menshi cyangwa make, kuko Imana itaguhaye nta n'uwaguha, kandi yaguhaye nta wakwima. Haleluya. Yakinguye nta muntu wagukingirana, yakinze kandi nubwo isi yose yakwiteranyiriza gukingura ntago byakora. Kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, turwanisha imigenzereze itandukanye n'iy'abantu basanzwe bakoreramo. Mu bucuruzi bwawe uzakora ibyo abantu basanzwe, mu kazi gasanzwe simbizi, ariko niba uri umurokore ibuka ko ibigutabara atari ibisanzwe bitabara abandi. Haleluya. Ngo ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyire hejuru kurwanya kumenya Imana. Muri make imisengere yacu ikubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyire hejuru kurwanya umugambi w'Imana. Haleluya. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyire hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Haleluya. Imbaraga z'amasengesho twazivugaho bigatinda, ariko amasengesho anyuranye ibihe, ahindura ibintu, ahindura amategeko. Haleluya. Agahindura abantu, akaburizamo imigambi ya Satani n'abakozi be, aduhesha ibyo tudakwiriye. Muribuka mu gitabo cya Esteri? Haleluya. Itegeko ryatanzwe ko abayuda bose bagomba kwicwa. Haleluya. Ryatanzwe nta kwivuguruza, ariko habayeho gusenga. Imana nishimwe cyane. Umwami ibitekerezo birahinduka, ubutabazi bugira gute? Buraboneka. Umutima wawe ntuvuge ngo se ko nasenze, ahubwo uvuga uti ngiye kongera gusenga. Haleluya. Haleluya. Umwanzi wacu rero arabizi, arakora ko ashoboye ngo atubuze ubusabane na Data, dusigare turi abanyamirimo ariko batagirana ubusabane n'uwadutumye. Ubusabane n'uwadutumye bufite umumaro
kuruta imirimo yose izashimwa n'abantu igakomerwa amashyi burabiruta. Birakwiriye ko habanza ubusabane, imirimo igakomoka mu busabane. Muri Yeremiya 23 umurongo wa 22, Yeremiya 23:22, ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye. Muzi ko Imana idutegereje. Imana iragutegereje. Bamwe muri twe irabakumbuye, ntibajya babonana nayo, bahora bihuta, bahora bareba abantu. Igavuga itari ku mwana wanjye uzakebuka ryari ngo umenye ko ari nge bambaza, uzakebuka ryari ngo umenye ko ari nge batabaza. Ngo ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye. Muri make tuba tutarazanye ibintu by'ibihimbano, tuba twarazanye ibintu dukwiye kuwiteka. Ngo ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Umuntu ufite icyo ayobora icyo ari cyo cyose, nubwo rwaba ari urugo rwawe n'umuntu umwe cyangwa umukozi wawe cyangwa umwana wawe umwe, dore icyo Uwiteka agutegereje, kuza mu nama ze akaguha ibyo kuvuga, akakwereka imikorere yakiza aho hantu, akakwereka uko aho hantu hatabarwa. Ngo ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Muri make Imana iragutegereje kugira ngo ikugire inama. Bya bindi byagushobeye, bya bindi byanze gukora, ihora igutegereje. Haleluya. Satani nawe arabizi, ibihe birabizi, ibintu bimwe biradukipinga busy kugira ngo tutazigera tuboneka mu nama z'Uwiteka. Haleluya. Satani arabizi ko nukomeza kubura mu nama z'Uwiteka utazigera umunanira, azagera aho agire gute, agucogoze. Amen. Haleluya. 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 Icyagambirira rero nukuzimya igicaniro cy'amasengesho, nukuzimya ubusabane bwawe n'Imana, kuko ni buzima wowe ntuzamunanira. Uri umuntu woroshye, ndi umuntu woroshye, ku buryo ikintabara no kwishingikiriza ku Mana yonyine. Ikigutabara, igituma utacogora ngo umere nk'abandi, ngo usubire mu bya kera, wicwe n'ubwoba bw'ibihe, no gutabaza Uwiteka ubutarambirwa. Kuko umwanzi abizi rero, nawe aharanira kuzimya igicaniro cy'amasengesho muri we, kuko nta kizimya byanze bikunze uzacogora use n'abandi. Kuko Satani aza amahame y'ubwami bw'Imana, arabizi ko ntacyo wabasha gukora igihe kirekire. Muribuka muri Yohana 15:5, Yesu yaratubwiye ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. Satani iryo hame nawe ararizi. Icyo akora rero no kugutandukanya n'isoko y'imbaraga buke buke, ukaba umuntu uri busy, rimwe na rimwe ukabyita ubwenge, ikindi gihe ukabyita ko wamenye gukora, wavuye mu bintu by'ubuswa. None akagutandukanya n'isoko y'imbaraga zawe, ugacogora, ukazima. Mana itugirira ubuntu. Ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ni koko Yesu turamufite, ariko gusenga no gusabana nawe bivomerera ubusabane bwacu, bikavomerera ubuzima bwacu, tukagira imbaraga z'ibihe byose. Haleluya. Kuko Yesu yagendanishije gusenga no gukora. Niba hari umugabo wari ufite igihe gitoya mu isi, ni Yesu, ariko yabigendanishije gukora no gusenga. Luka 21:37. Wowe nanjye twaba busy kurusha Yesu. Ndariza umuntu mwicaranye. Turi busy kurusha Yesu. Urahuze cyane, ufite imirimo myinshi, ubu nyine mbese ngura umukiza w'isi. Yabikoze mu myaka 3 yonyine. Ubutumwa bwiza turacyabuvuga nyuma y'imyaka irenga 2,000. Yarafite igihe gito na misi ikomeye kuruta izindi zose twakora. Hanyuma ngo wowe nanjye ngo tukaba duhuze kuruta Yesu. Ariko Yesu yarabigendanishije gukora no gusenga. Ngo imisi yose yerirwaga mu rusengero agira gute, yigisha. Yavuze ubutumwa bwiza bw'ubwami, yazengurutse aho yagomba kuzenguruka hose, yigisha babene wabo mu mubiri, ubwoko Imana yaratoranyije ngo bari bavukira. Ngo imisi yose yirirwaga mu rusengero yigisha. Luka 21:37. Ngo ariko bwakwira akagira gute, agasohoka akarara ku musozi witwa Elayono. Nuvuga ngo yarafite ahantu asengera hazwi, n'igihe cyo gusenga kizwi, kiri fixed, arakora akanasenga. Hari umuntu nyumvise abantu barabyitiranyije ngo gusenga n'iby'abanebwe, ahubwo gusenga n'iby'abakozi. Haleluya.
kuko gusenga kurarushya. Nta munebwe usenga burya baratubeshyera nuko batabizi. Haleluya. Abantu batazi iby'ubu bwami neza kuko tuba twabahagarariye nabi bitiranye ibintu. Baravuga ngo abantu birirwa basenga ntibakora. Gusenga ni iby'abakozi, si iby'abanebwe. Abasenga by'ukuri, haleluya, ntabwo ari abanebwe, ni abakozi. Abasenga by'ukuri nta kajagari bagira. Abasenga by'ukuri bazi ibyo bagomba gukora, bakamenya n'ibyo bagomba gusengera. Kandi abasenga by'ukuri bagenda barushaho gusa n'umwami wabo. Haleluya. Bamuhagararira neza aho bakorera, bamuhagararira neza mu ngo zabo, ahubwo abasenga by'ukuri ni igisubizo. Ariko kuko tumuhagararira nabi, baratwitiranya. Yirirwaga akora icyamuzanye, kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami, kwigisha ahantu hose, yirirwaga bikora, akigomwa ku bitotsi bye. Natwe twigomba ku masaha yacu, tukigomwa ku bitotsi byacu, tugasiga ibyo kurya byacu, tukagira ibyo twigomwa ariko twakoze ibyo tugomba gukora, twarangiza tukagera gute? Tugasenga. Abatuma izina ry'Imana risuzugurwa ntago ari abigishwa ba Yesu. Haleluya, haleluya. Umwigishwa wa Yesu niba ari umugore arabizi ko ari umugore, ko agomba gukora inshingano z'ubugore. Umwigishwa wa Yesu niba ari umugabo arabizi ko ari umugabo, agomba gutunga urugo rwe akanasenga. Nimba ari umusore nimba ari inkumi arabizi ko agomba kubaha ababyeyi, agakora uturimo two mu rugo, ariko akagira gute? Akanasenga. Nimuze tubigendanishe byombi, igihe kirakomeye bera b'Imana. Haleluya. Umuntu usenga by'ukuri si umunebwe, ntaryamira, ntaryama amasaha menshi, ntapfusha umwanya wose, nta gihe cyo gutakaza afite. Arabizi ko imbaraga dukoresha zitameze nk'iz'abantu. Nimuze tugaruke ku cy'ingenzi kiruta ibindi, twiyima abantu, twiyima ibintu, dushake mu maso y'Imana. Haleluya. Muri Mariko 1:37 kugeza kuri 38 biratwereka uburyo abasenga batajya batakaza umurongo. Azi icyo ashaka, agomba gusiga gisohoye, yarangiza agasubira iwabo mu ijuru. Haleluya. Ngo bamubonye baramubwira bati, abantu bose baragira gute? Baragushaka. Mariko 1:37-38. Ngo bamubonye baramubwira bati, abantu bose baragushaka. Muri make urahitinga, ni wowe ugize gute? Ni wowe uriho. Abajene, haleluya. Bamubonye baramubwira ati, ni wowe uriho, abantu bose baragushaka, ugezweho, uri influencer mu yandi magambo. Ngo arabasubiza ati, ahubwo tujya ahandi. Umva umugabo uzi icyamuzanye, uzi icyo agomba gukora, utarangazwa n'abantu, utarangazwa n'ibintu, utarangazwa n'ibishyi. Arabasubiza ati, muri make ni nkaho yakabwira ati, nubwo banshaka si cyo cyangombwa. Arabasubiza ati, ahubwo tujya ahandi mu yindi midugudu iri bugufi, nigisheyo naho, kuko ari cyo cyageze gute? Cyanzanye. Imyaka Imana ikongereye niyo kugira gute harya? Ubu ko hari abantu batashye batanganye natwe, ubu twebwe Imana imyaka itwongereye niyo kugira gute? Imyaka yawe urimo urayikoresha iki? Haleluya, haleluya. Umuntu wakijijwe agira ubuzima bubiri, ubwa hano ku isi no gusohoza ibisanzwe by'abantu basohoza. Niba urera abana, niba ucuruza, niba wiga, niba uvura, ibyo biri ukwabyo. Ariko uwamenye Kristo amenya ko ubuzima bwacu butagarukira inanga. Imyaka hawe agomba kwikoresha nibidashira, n'iby'ubugingo buhoraho. Utambwira ngo ndimo ndiga hanyuma yo kwiga se, utambwira ngo ndimo ndarera abana hanyuma yo kurera abana se. Urabizi ko iwacu atari inanga. Haleluya. Bamubonye baramubwira ati, abantu bose baragushaka. Arabasubiza, ahubwo tujya ahandi mu yindi midugudu iri bugufi, nigisheyo naho, kuko ari cyo cyanzanye. Haleluya. Niwishinga ibintu n'abantu n'ibiguhamagara, ejo uzakamuka, uburyohe bw'agakiza bugushiremo, usigana umeze, ntabwo ari ugutukana ariko niko kuri, usigana umeze nk'igikatsi. Ibintu duhoramo bijagaraye, abantu kutagira umwanya wa balance no kubiringaniza, biradukamura. Satani ntatinya ko mpagarara ku gatuti mbwiriza, ahubwo atinya icyo mpagararanyeyo. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Atinya ikindi kiri inyuma kitaboneshwa amaso, icyo mutabona, icyo ntakorera imbere y'abantu, icyo nicyo cyamukanga. Ariko guhagarara n'agasuku yahagarara ikabisubiramo, gasuku yari kodinga neza kazi kabisubiramo. Amen. Mariko 6:30 kugeza kuri 32 ngana ku musozo. Mariko 6:30 kugeza kuri 32.
ngo nuko intumwa ziteranira aho Yesu ari, zimubwira ibyo zakoze byose n'ibyo zigishije. Zamuhaga ripoti nziza ko ibintu byagenze neza. Ntiyatinda kuri ripoti, ntiyatinda ku byo bashoboye n'ibyo babashije. Uru rugendo rw'agakiza, ibi byo mu mwuka bitaboneshwa amaso, iyo umaze kwacivinga kimwe, iyo ukoze ibyo wagombaga gukora, amaso ntakwiriye gukora ku byo washoboje n'ibyo wabashije, ukwiriye gukomeza imbere. Ngo arazibwira ati muze mwenyine ahiherereye, aho abantu bataba, muruhukeho hato, kuko hari benshi banyuranamo, bikaba ari urujya n'uruza, babura uko barya, bagenda mu bwato bajya aho abantu bataba ngo biherere. Nutagira umwanya wo kuba wenyine no kwiherera, ntuzamenye igikurikiraho. Wenda icya mbere warakimenye, umwami Imana akubwira uko bimeze n'ibyo agusaba, ariko nutagira umwanya wo kuva muri abo bantu, kuva mu rujya n'uruza. Niba hari ikintu Satani profitiramo, nicyo twita urujya n'uruza, ibintu binyuranamo. Arabizi ko you cannot concentrate, ntago ushobora kugwimisha ubwenge ku mwami, ntushobora gukomeza kumva icyo Imana ivuga, ntago ushobora kumeditatinga ku ijambo ry'Imana, kuko ni urujya n'uruza. Mu bintu Satani ashoboje abantu benshi ni urusaku mu matwi, mu maso, mu bitekerezo, kugira ngo udatekereza gatoya ku ijambo ry'Imana, udatekereza ku mwami wawe, utagira umwanya wo kwiherera. Ahoza ibintu imbere y'amaso yawe, ubwo ni muri telefoni zawe, ahoza ibintu mu matwi yawe bitarangira. Yatari ibiganiro n'abantu, ubuganira na telefoni yawe, ubuganira n'ibyo abantu bayishyizeho, ugahora mu rujya n'uruza. Hari abandi bantu badasiba ibirori na bimwe, bahora gutyo. Ibintu bihora ari urujya n'uruza bijagaraye. Umwami araguhamagara ngo mwihererane, nawe wumva icyo avuga. Wumvise abantu bavuga inshuro nyinshi, ukeneye no kumva icyo umwami avuga. Haleluya. Byasabye ko atwara abigishwa mu bwato kureho gato, kandi umurimo wari mugari, bafite n'igihe gito cyo kuwukoramo, afite n'ibintu byinshi byo kubigisha, ariko abakura mu bantu, abakura mu rujya n'uruza, bavuye mu mirimo irimo irakomererwa amashyi, bakishije abarwayi, birukanya abadayimoni, ibintu byaryoshye, ariko aravuga ati nimuze tujye kwihereraho gatoya, aho abantu bataba, ngo mwihererane nanjye. Haleluya. Nshuti z'Imana, soza amasengesho ayobowe no kugendera mu ijambo ry'Imana bizakubuza kugwa mu moshya, bizatuma uhorana umwihariko n'Imana yawe. Niba uri umugore bizagusumbisha abandi bagore, niba uri umugabo bizagusumbisha abandi bagabo, niba uri urubyiruko bizazana itandukaniro hamwe n'urubyiruko mu bana. Amasengesho ayobowe n'ubuzima bwubaha ijambo ry'Imana, ubuzima bufata ijambo ry'Imana bukarigira imibereho. Haleluya. Kuko hari igihe umuntu asenga ariko ubuzima bwe butajyana n'ijambo ry'Imana, umusaruro uba mukeya. Ariko reka nkubwize ukuri, amasengesho ayobowe no kugendera mu ijambo ry'Imana bizakubuza kugwa mu moshya, bizagushyira hejuru y'imiyaga y'uburyo bwose. Haleluya. Amoshya aratuzengurutse, ibishuko biratuzengurutse, ibyifuza kudukamura biratuzengurutse, ibyifuza kutunaniriza biratuzengurutse, ibidufitiye ishyari bitubwira ngo ntazarenga umutaru, ntazakora icyo Imana yamugeneye gukora, ntazahagarara mu migambi y'Imana, amasezerano y'Imana ntazuzura ku buzima, ntazanezerwa, ntazahirwa. Ayo majwi akurekarama y'umwanzi n'abakozi be aratuzengurutse, ariko nidusenga tuzaba hejuru y'imiyaga y'uburyo bwose. Haleluya. Niduca no muri gereza nk'uko Paulo na Sila babayemo, tuzaba tugifite imbaraga zo kuririmbira no muri gereza no gusengeramo. Amen. Mariko 14:38 ngo mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima ni ukunzi, ariko umubiri ufite intege nke. Ibi niko bihora. Twumvira ijambo ry'Imana, twumva imitima yacu ishaka gusenga, ariko wavuga ngo nzatangira amasengesho ku wa mbere, ukumva umubiri ufite intege nke. None umubiri ko ufite intege nke tuwugire gute? Tuwutwaze igitugu, niko Paulo yatwigishije. Haleluya. Reka dusenge. Twahaguruka tugasenga. Mu Bikorinto ba mbere 9:27 kambasomere iri jambo hanyuma dusenge. Paulo umukozi w'Imana mwiza watwigishije ibyo ubuntu buduhesha agakiza kadakorerwa. Mbabarira nyumve nshuti y'Imana, cyane cyane ufite umutima ufite inyota y'Imana. Paulo niyo ntumwa yahawe n'umwuka w'Imana gusobanukirwa iby'ubuntu, bamenya ko gukebwa, amaturo, gukurikiza imihango ya Mose abayuda bari barahawe, amenya ko bidakiza.
arwana urwo rugamba, abigisha agakiza kabonekera mu kwizera icyo Yesu yakoze. Ariko iyi ntumwa nitubwira ibyo gutwaza umubiri igitugu. Muranyumva nshuti z'Imana? Niwiyiriza uzasonza, inzara uzayumva kubera ko igifu cyawe gikora neza ukaba uri muzima. Nugambirira gusenga kuko ari urugamba rwo mu mwuka, uzumva kuremererwa hejuru y'ubuzima bwawe, uzumva ibitotsi. Nugambirira ko uzakira ijambo ry'Imana mu buzima bwawe kenshi gashoboka, ukarisoma, ukaryiga, ukaritekerezaho, rikuzura ubuzima bwawe kuko ari urugamba rwo mu mwuka, uburemere buzaza kugeza igihe uzagira hejuru yabyo, kuko ni urugamba rwo mu mwuka, nta muntu byorohera. Ariko numenya icyo ushaka, Mwuka w'Imana azagushoboza, hanyuma nawe utwaza umubiri wawe igitugu. Aratubwira hano mu Bikorinto ba mbere 9:27 ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye ukoze uburetwa. Kwiyiriza no kubabaza umubiri, gukanguka mu gicuku kugira ngo usenge no kubabaza umubiri, gushyira amavi yawe hasi ugasenga, gusenga ugendagenda kugira ngo ibitotsi bitagutwara. Kuva mu kiganiro n'inshuti cyari kiryoshye, ukakivamo no gukoza umubiri wawe uburetwa, kuko ikiganiro cyari kiryoshye, mwari mugeze ahantu heza, wari umwanya wo kujya gusura abantu. Mbabaza umubiri wanjye ngukoze uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Muranyumva nshuti z'Imana? Mbabaza umubiri wanjye ngukoza uburetwa. Tugiye gusenga kugira ngo Umwuka Wera aguhize imbaraga. Haleluya, haleluya. Agobotora ururimi rwawe. Urasenga umunota umwe ukumva ibyo gusenga ntabyo. Turasaba Umwuka Wera ngo agobotora ururimi rwawe. Turasaba Umwuka Wera ngo agarure inyota. Ubwo ubasha kuganira n'abantu no kuganira n'Imana wabibasha. Kuko ushobora kuganira n'umuntu usanzwe utaraguhaye agakiza, utanagukiza, umuntu usanzwe, kuko ubasha kuganira nawe isaha igashira, amasaha abiri agashira. Mbabaza umubiri wanjye ukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntagize gute, ko ntemewe. Tugiye gusaba imbaraga. Ndakwinginze ngo wihangane, ubumbure umunwa wawe, usaba imbaraga zo gusenga, usaba imbaraga zo gusabana n'Imana. Ndakwinginze, bwira Umwuka Wera uti nshoboza Mwuka Wera w'Imana, nyigisha gusenga, gobotora ururimi rwanjye, garura umuriro ku gicaniro cy'umutima wanjye. Ndakwinginze. Ese twazamura amajwi yacu. Yesu yaratubwiye muri musenga mujye muvuga mutya muti. Gusenga bitandukanye na meditation. Ntiwakwirukana dayimoni, ntiwakora isengesho ry'ubutware usengera mu mutima. Ntiwategeka, kuko ku rurimi rwawe habaho itegeko, habaho kurema. Ntiwategeka mu mutima, habaho kuvuga. Ariko umwanzi yaratunyaze. Ugiye gusaba Umwuka Wera aguha imbaraga zo gutwaza umubiri wawe igitugu. Turitegura amasengesho y'iminsi 3 kuva ku wa 4. Ugiye gusaba Imana imbaraga zo kuyabamo nandi ajyanye n'imigambi yawe na gahunda y'ubuzima bwawe. Ugiye gusaba Imana kongera kugushoboza kwatsa igicaniro cy'amasengesho mu mutima wawe. Data, wongeye kudusobanurira iby'imbaraga wahaye itorero. Udusobanuriye mukunzi mwiza imbaraga zidakumirwa wahaye itorero, imbaraga z'ibihe byose,
kuva ku itorero ryo mu butayu, kuva ku bamenyanye nawe, abo wahamagaye, abo watoranyije kuva kera basabaniraga nawe mu gusenga, kugeza mu isezerano rishya, kugeza ku mwami wacu abitwereka yirirwa yigisha ubutumwa bwiza, ninjoro akararasenga cyangwa akazinduka mu rukerera no mu gashyamba ka Getsimani, hose asabana na data. Turasenze mwuka wera w'Imana kugira ngo ugarure inyota mu mitima y'abera abitiriwe izina ry'Imana, utugaruriye intwaro twanyazwe. Turimo turarwana intambara zisanzwe z'umubiri, turasenze ngo utugarurire iyi ntwaro twatakaje. Mwuka wera ongera watsakariro mu mutima wanjye, watsakariro mu mitima y'abera, aba bahungu n'abakobwa nyaguhara ku ngoma, ayijwi ryanjye ribasha kugera. Wongere watsakariro mu mitima ya, turaguhamagara ngo batora indimi zacu mwami waba, ngo batora ururimi rwanjye, garura imbaraga zawe mu bugingo bwanjye kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo nongere gusabana nawe. Imbaraga zisohoka mu rujya n'uruza, ibivunge by'ibintu bigendagenda hirya no hino, nongere kwihererana nawe. Garura imbaraga mu bugingo bwanjye kugira ngo ntwaze umubiri wanjye igitugu. Uhora wifuza kurya, uhora wifuza kuryama, uhora wifuza kudamarara. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo twese abahungu bawe n'abakobwa bawe n'imbaraga zawe zitugarukeho mwuka wera, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Ngo ni wowe utunihira iminiho itavugwa. Ngwino usengere muri njyewe, ngwino ugarure inyota, ngwino uzamure inyota mu mutima wanjye yo kongera gusabana n'Imana, yo kongera kumenya ubutware n'ubushobozi nahawe, kugira ngo ibivurungatana, ibinyaga itorero, ibirwanya itorero, ibirwanya abera, ibirwanya ubuzima bwacu ku giti cyacu, twongere tugire imbaraga hejuru yabyo. Garura inyota mwami w'abantu, ngo batora indimi z'abo bahungu, ngo batora indimi z'abo bakobwa, ngo batora indimi z'abagore n'abagabo, aho twatakaje gusenga tugasigara turwana intambara zisanzwe z'abantu. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, turarwana mu buryo busanzwe, turakinguza imiryango nk'uko bayikinguza, turivuganira, turirwanaho, turakoresha ikimenyane. Nyamara Uwiteka Mana Nyiringabo waduhaye intwari idakumirwa, ngo abitorero bagize umwete wo gusenga. Petero akingiwe ari bupfe, araye ari bupfe, ariko abitorero basenga. Umanura imbaraga zidakingiranwa n'inzu za gereza, umanura imbaraga zidakingiranwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Uwiteka we, garurira iryo shyaka mubera, garurira iryo shyaka mu itorero, garurira iryo shyaka mu bakumenye. Ongera watsa umuriro wawe mu mutima wawe, ongera mwami uhagurutse abahungu n'abakobwa bashobora kuva mu birangaza bakihererana nawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Ntitugarukire hagati, turacyafite mission, turacyafite umurimo, turacyafite ibyo tugomba gusohoza hano mu isi. Reka amaboko yacu ntatentebuke, reka amavi yacu ntacogore. Hagurutse ingabo zishobora guhuza umutima zikaguhamagara Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo ukorane natwe iby'ubutwari, kugira ngo ukorane natwe iby'ubutwari. Gusenga bisa n'ubuswa, bigasa n'ubupfapfa, umuntu akiyima ibyo kurya atabibuze, umuntu akumva ananiwe mu mubiri. Ariko mwami, ngo kuko intwaro zacu zitandukanye n'izisanzwe z'abantu, kandi zikagira umumaro wo gusenya ibihome, wo kubikubita hasi, zikagira umumaro wo guhagarika icyari kibangamiye umugambi w'Imana cyose. Utwibutse iyo ntwaro idakumirwa, utwibutse iyo ntwaro y'ibihe byose, kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo twe kurwana intambara zisanzwe z'abantu. Tugusabye imbabazi aho twarangaye. Akanwa kacu kakavuga ibyo katagombye kuvuga, akanwa kacu kagenewe kuzana ubuzima kakavuma. Utubabarire mwami w'abantu, utubabarire abitorero aho twibagiwe umurimo wacu, aho twibagiwe ko turi abahesha b'umugisha, aho twibagiwe ko ari twe gukorana natwe kugira ngo dusenye ubwami bwa Satani mu isi. Utubabarire mwami w'abantu, utubabarire iminsi yo kujijwa, utubabarire kugutera umugongo, utubabarire kurwana intambara zitarizo, utubabarire gushakira ahatariho, utubabarire guhanga amaso yacu ku bantu, kandi waratubwiye ngo nituyaguhange. Ngo bamwe biringira amagare, abandi bakiringira amafarashi, ngo ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka. Ndakwinginze uduhe gukura amaso ku byo twayahanze bitari byo no kubo twayahanze batari bo. Utubabarire kandi mwami w'abantu, aho amasengesho yacu yabaye yo ku munwa ariko ubuzima bwacu butakugandukiye. Utubabarire ahantu hose ubuzima bwacu butahuye n'ijambo ryawe, aho twabayeho uko dushaka kandi twarakwimitse ngo tubere umwami. Tugusabye imbabazi, tugusabye imbabazi duhagaze kuri iki gicaniro cya Believers. Tugusabye imbabazi mwami w'abantu, aho ibyo wari udutegerejeho utabitubonyeho. Tugusabye imbabazi ku burangazi bwose twagize.
umwanzi akatunyaga tureba tugakomeza tukarangara. Tugusabye imbabazi mwami w'abami ko ibyo twagombaga gusengera twabivuze aho kubisengera. Tugusabye imbabazi aho wari udutegereje mu nama zawe ukatubura tukajya mu nama z'abantu kuruta izawe. Twagombaga kubanza mu zawe tukabona icyo tujyana mu nama z'abantu, tukabona icyo dushyira imiryango yacu. Tugusabye imbabazi ko twabicuritse kandi turagarutse ngo twongere andi mahirwe. Hagurutsa abagabo bashobora gutindana nawe, hagurutsa abagore bashobora gutindana nawe, hagurutsa abasore n'inkumi bashobora kuva mu rujya n'uruza bakagira n'umwanya wo kwihererana nawe. Ongera ubyutse abasore bashobora kuzinduka, ongera ubyutse abakobwa bashobora kuzinduka, ongera uhagurutse abagore n'abagabo bashobora kuva mu kivunge cy'abantu bakihererana nawe nyagora ku ngoma, kugira ngo imbaraga wageneye itorero tuzibone zikora, yaba hano mu gihugu cyacu, yaba hirya no hino mu isi. Turakwizeye, twishyize mu biganza byawe. Twakira umuriro wawe mwuka wera, twakira imbaraga za Pentecote, twakiriye gukora kwawe kugira ngo ukorere muri twebwe. Iby'uru rugendo ntiwabigennye ko tuzabigendamo twenyine, waduhaye umufasha ngo abigendanemo natwe. Urakoze, urakoze, urakoze. Tumenaguye imbaraga zitwikira umuntu, ikirere cye kikaba nk'umuringa, yajya gusenga akabura aho ahera bikanga. Menaguye izo mbaraga kubw'ubutwari n'ubushobozi wampaye hejuru y'aba bahungu n'abakobwa, naho ijwi ryanjye ribasha kugera mu izina rya Yesu. Uw'ikirere cyabanye umuringa, gusenga ntibikunda, ubutware bw'umwijima buramutsikamiye ku buryo atabasha kurangurura. Menaguye izo mbaraga zimutwikiriye mu izina rya Yesu. Imbaraga zamusabye kugira ngo atabumbura akanwa kandi yaracunguwe, yaraguzwe amaraso. Menaguye ubwo buretwa mu izina rya Yesu. Ijuru ridukingukire, ubusabane bwacu nawe bwongere butohe. Ndagarura abahungu n'abakobwa bagizwe imbohe, abo umwanzi yaboshye amaboko yo mu mwuka, abo yaboshye amaguru yo mu mwuka, kugira ngo badahuzwa n'imigambo bafitiye. Ngaruriye izo mbohe mu izina rya Yesu. Abo bahungu n'abakobwa, abo tubana, abo dusengana, bene wacu, abo twagendanye, umwanzi atwaje igitugu, turabakura muri ubwo bubohe mu izina rya Yesu. Turongera kubahuza n'umugambi wawe. Reka wari uryamye yiyoroshe, reka wari urambaraye abyuka uyu mwanya tugiguhamagara mu izina rya Yesu. Ubugingo bwe bwongere bukangurwe, umwuka we wongere usabane nawe, inyota imugarukemo, imbaraga zo kubana nawe ari kumwe n'abera cyangwa ari wenyine zongere zimugarukemo mu izina rya Yesu. Reka ijwi ryawe ryumvikane mu matwi y'abaritakaje, ubuzima bw'ubumana bwongere bubagarukemo. Urakoze data, tuguhaye icyubahiro. Turagushimira kugira neza kwawe, turagushimira imbabazi zawe zituma tudashiraho, turagushimira intwaro y'ibihe byose wahaye itorero. Turagushimira ko gusenga kw'abera kudashobora gushyirwa muri gereza. Turagushimira ko gusenga kw'abera kudafungiranwa, ntikwafungiranwa n'ubukene, ntikwafungiranwa n'inzara, ntikwafungiranwa no gutabwa, ntikwafungiranwa no kuba umuntu ari wenyine, ntikwafungiranwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Andika mu mitima yacu, utwibutse iyo ntwaro y'ibihe byose wahaye itorero kugira ngo tuyigarurirwe. Urakoze data, ndagushimira kuduhaye ubuntu bwo kuba mu nzu yawe. Ndagushimira abahungu n'abakobwa wahamagaye, kandi nguhaye icyubahiro kubw'inyota washyize mu mitima yacu yo kuba imbere yawe. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza.